muzakundane nk'uko Kristo yakunze kiliziya ye. Abavandimwe bagiye kuvugira hamwe isengesho ryo gusabira isengesho bwite ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye ubuza bagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bahora gushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. ari mu mahoro n'umutima waba mu buzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kugeza gupfa kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Gani muvuge murashaka gusezerana na Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Ibyo murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera gikirisitu. Ibyo murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago. Ibyo murabizi. Ubwo mwifuje kugirana isezerano ryo gushyingirwa mutagatifu, imuhana ibiganza, maze imbere y'Imana na Kiliziya umwabwira undi isezerano rye. Imuhana ikiganza. Nuko rero icyo Imana yafatanije umuntu ntakagitandukanye. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, muri ibi birori bitagatifu turi kumwe n'abantu batugaragarira ku maso, amaso yacu y'umubiri atabasha kubona, tukabana kandi n'abamarayika b'Imana. Bageni bavandimwe, muje mu ngoro ntagatifu guhana isakaramento ryo gushyingirwa. Kiliziya, umuryango w'Imana, ibakiranye urukundo, yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo. Imana niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi ruha kwiyongera. Iyo yabahuje ibageza ku byishimo by'uyu munsi.
muje kuyishimira no kuyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristo ko mushaka kuzabana iteka. Muje kuyisaba guha umugisha umubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo rushya mugiye gushinga. Niyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye gukora umutambagiro tugana ritari ntagatifu, tuze kumva ijambo ry'Imana. Bitwibutsa ko gushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye, rishushanya isezerano rishya kandi rizahoraho iteka Kristo agirana na Kiliziya ye. Umucyo tutambagire mu mahoro mu izina rya Kristo. Amen. Thank you.